Yesu ashimwe nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dukuzumuremyi Church Online. Uyu munsi rero ni wa munsi mwiza muri gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Church. No kuvuga ngo hano icyo tugamije no kugira ngo abantu dukizwe, tumenye imbaraga z'Imana, tumenye gukora kw'Imana, tumenye gutegeka kw'Imana. Rero hari ijambo Imana yampaye, ijambo riboneka mu gitabo cya Samweli wa mbere igice biri ku murongo wa 7. Harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka atanga ubukene agatanga n'ubukire, ngo kandi arica agakiza, ngo ashobora gutuma umuntu akira cyangwa agahomba. Iri jambo ndarisomye nsanga nkwiye kugira icyo ndivugaho hano mu rusengero rwacu. Cyane ndashimira wowe wakoze subscribe ndetse ukaba umwe mu bakristo dufite, turabishimira Imana. Mu buzima tubayemo ntabwo buri gihe bigenda neza uko tubishaka, ariko icyo tuzi neza ko ibiriho cyane ku buzima bwacu ari ibyiza, kandi ibyo byiza bituruka ku Mana. Uyu munsi ushobora gusanga uri mu marira, ufite agahinda, ufite amadeni, ufite ibikubabaje, ishavu. Ntabwo bivuze yuko ariko uzaguma, oya, hari ibintu bishya Imana izakora ku buzima bwawe, yongere yubake iby'abadayimoni basenye, yongere igarure uwo muntu mu bantu, yongere igarure igikundiro. Imana irashaka ko yongera kuguha isura nshya, abantu bakagukunda, bakakwishimira. Hashize iminsi uri mu marira, agahinda, ariko none Imana igakuyeho, irashaka ngo wongere utangire uyu mwaka uri mushya, ukiranuka, ufite imbaraga, ufite ubukire, ufite amafaranga. Imana irashaka gutanga akazi, igiye kuguha akazi, igiye kuguha imikorere. Wibuke ko Imana muba muri kumwe. Nimara kuguha amafaranga, uzafasha agagaye, ufashe agashonje, ufashe abo byacanze, kugira ngo nugera mu ijuru uzavuge ngo Mana, nanjye narakoze imumugisha. Ni ukuri zawuguha ku munsi wawe wo kujya mu ijuru, uzabona ineza y'Imana. Rero bana natwe ujye ukomeza ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ukoresha ndetse na subscribe TikTok na hano. Amazina ni Dukuzumuremyi Church. Murakoze.